Kongeye kubaha ikaze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, muri kumwe na Pastor Abatoni. Shalom shalom. Turashaka kuvuga ku bintu bitatu muri aka kanya bishobora gutuma ushobora kuba umuntu w'igiciro. Amabanga amwe mu bwami ashobora gutuma wizera Imana kandi n'ubuzima bwawe bugahinduka. Imana yacu ikunda abantu b'igiciro, kandi Imana yacu niyo irema agaciro k'abantu. Ariko hari ibigusaba kubigiramo uruhare. Turashaka kuvuga kuri bitatu, ariko si bitatu gusa. Mu bintu bitatu bishobora gutuma ni biki abantu bose baharanira kugira agaciro, abantu bose bashaka kuba bagaciro, abantu bose bashaka kuba b'igiciro, kandi n'ubwami bw'Imana bujyamo abantu b'igiciro. Ntabwo bujyamo abantu baciriritse. Nimvuga guciririka, ntabwo mvuga ubuzima ubamo, ntabwo mvuga icyo ufite, ntabwo mvuga icyo utunze, ndavuga wowe ubwawe. Ni ibiki bikurema mu Mana, ni ibiki bikugira uw'igiciro, haba mu isi haba no mu bwami bw'Imana. Bene data, dufite ubwami bufite amahame. Ubwami bw'Imana bufite amahame. Ababurimo bose ni ab'igiciro. Icya mbere, Petero yigeze avuga ijambo, aravuga ngo ubu tuvuga turi abatambyi, turi abana bisumba byose. Aravuga ngo turi ibikomangoma by'ubwami bw'Imana. Hari ikintu yari abonye afite, nangwa hari ikintu yari abonye batigeze bahawe, ariko kubw'igiciro, kubw'icyo basabye gukora ku Mana. Reka nsome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ibice 6, umurongo waho wa 38. Yohana ibice 6, umurongo wa 38. Turi ku mutwe w'ijambo uvuga ngo ni ibiki byakugira umuntu w'agaciro. Ibi bintu byafashije benshi mu gakiza. Ibi bintu bishobora gutuma umuntu udasanzwe mu buzima bwawe na Kristo, kandi uw'Imana yubatse imwubaka mu bantu, uwo yakomeje umukomereza mu bantu, n'uwo yamanuye umumanurira mu bantu. Ndasenze ngo Imana ikubake muri aka kanya kubw'ijambo ry'ubuzima ugiye kumva. Dusomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 6, umurongo waho wa 38, haravuga ngo kuko ntavanywe mu ijuru no gukora ibyo nishakiye, ahubwo nazanywe no gukora ibyo uwantumye ashaka. Ikintu cya mbere, ntabwo turi ibikoresho by'ibintu byose. No. Kuko ntavanywe mu ijuru no gukora ibyo nishakiye, ahubwo navuye mu ijuru gukora, ahubwo nazanywe no gukora ibyo uwantumye ashaka. Kandi ibyo uwantumye ashaka ni ukugira ngo mu byo yampaye byose ntagira na kimwe nzimiza. Amen. Icya mbere ndagira nkubwire ngo ntabwo uri umuntu wo kubyuka, wo kubaho ukora buri kintu cyose. Umuntu uzagira igiciro, haba mu bwami haba mu buzima busanzwe, agira amahitamo. Amahitamo ufite ntabwo arakurisha buri kintu cyose. Amahitamo ufite ntabwo aratuma ukora buri kintu cyose. Abantu bose bazagera ku bintu bazaba b'igiciro bagira intumbero, bagira iyo bareba. Ibyo ikiguzi cyose byasaba ukigeraho ushaka kuba igiciro. Umugabo witwa Elisa ahamagaranwa n'abandi bantu, ahamagarwa n'umugaragu w'Imana ukomeye cyane, wari ukomeye muri gihe cye, witwaga umuhanuzi Eliya. Ahagurukana na ekipe y'abandi bana b'abahanuzi, ariko bagenda batakaza icyerekezo. Umuntu wese uzakomera amahame amwe yo gukomera, uzirinde gutakaza icyerekezo, kandi uzirinde kurya buri kintu cyose. Iyo tuvuze kurya, ntabwo ubuzima bwose bukubera, ntabwo ibintu byose byakubera. Ijambo rirambwira ngo dufite amahitamo yo kurya byose, ariko ntibitugirire umumaro. Yesu arababwira ngo I'm not a vessel for everything. Ntabwo ndi igikoresho cya buri kintu cyose. Ndasenze mu izina rya Yesu, ihame rya mbere, ntuzatakaze icyerekezo. Icyerekezo ni iki? Eliya yahagurutse i Beteli, agera i Yeriko, sebuja mwindiga gusigara aranga, agera
agera i Gilugari amwinyiga gusigara aranga, bagera kuri Yorodani amwinyiga gusigara aranga, bigeze ubwo bambuka, bageze hakurya aramubaza ngo icyo ushaka ni iki, kuko tugendanye igihe kinini mu ntambara z'umwuka twari kumwe, mu rugendo rw'ubutayu twari kumwe, mu nzara nyinshi twari kumwe, aha n'aha twari kumwe, kubera ko Yesu aravuga aya magambo, kubera ko azahava n'ahajya abantu bazaba b'igiciro bazirikana aho bava bakazirikana n'aho bajya. Icyo kizakubake mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Wowe udukurikiranye online, wowe utwumva tukuyobora, wowe udukurikiranye hirya no hino, amahitamo yo kuba ukomeye aterwa n'icyerekezo no kudatakaza icyerekezo no kugira umuntu ufata icyemezo ku byo wanga no ku byo ukunda. Icya kabiri turavuga kuri bitatu. Icya kabiri, iga kugira umutima munini, iga kugira umutima uri hanze. Imana yaturemanye service mu buzima bwacu, ntabwo yaturemanye hari system y'Imana itubabarira. Umuntu wese Imana yaremye imutekerezamo kubabarira, imutekerezamo kubabarirwa. Hari systeme yihariye y'Imana mu buzima bwacu, bitandukanye n'iyo wize, bitandukanye n'iyo wumvise, bitandukanye n'iyo wadatinze, bitandukanye n'iyo hari Imana yacu mu bintu bimwe, mu bagabo bamwe, mu bantu bageze ku bintu binini, abenshi uzabasanga mu mitima minini. Nituvuga gukomera ntabwo ari kugira kuba sona cyane, kugira ibintu ntambara cyane. Iyo tuvuze isi yo gukomera, abantu bose bakomezwa n'Imana, ariko abantu Imana yishimira mu gukomera kwabo n'abantu bagira imitima imenetse kandi iciye bugufi. Umugabo witwa Dawudi yarakomeye, ariko ntiyakomejwe n'ibimwitoroye, ntiyakomejwe n'amaboko y'umuryango gusa, nubwo nayo yagizemo uruhare, ntiyakomejwe n'amashuri yari afite, ntiyakomejwe, hari n'umutima umenetse Dawudi yagiraga bitandukanye n'iby'abandi. Imana ikamwishimira iri mu ijuru n'abisi bakamwishimira. Ndagira ngo mu bintu bimwe utazatakaza n'umutima umenetse ntuzawutakaze. Imana irawukunda, umutima umenetse urarekura, umutima umenetse urihana, umutima umenetse urababarira, umutima umenetse urafasha, umutima umenetse urabohoka, umutima umenetse urarekura, umutima umenetse uribagirwa. Imana ikunda abantu bafite service mu buzima bwabo, batanga serivisi nangwa se baha abandi ubuzima kandi nabo bakakira ubuzima. Turasenze rero mu izina rya Yesu, wowe udukurikiranye, mu bintu bimwe bishobora gutuma uzaba umuntu w'agaciro, uzagire n'umutima umenetse ku Mana. Imana yacu izagukurikirana aho uzaba uri hose, kuko uzaba ufite umutima wa Kristo. Imana yacu izagufasha aho uzaba uri hose, Imana yacu izagutabara aho uzaba uri hose, Imana yacu izagukomeza aho uzaba uri hose, Imana yacu izakuzamura aho uzaba uri hose. Icya gatatu nsoreza, reka dusome ijambo ry'Imana. Icyo nacyo nushaka gusoma iryo jambo uraza gusanga uraza gusoma ijambo ry'Imana riri muri abashaka abifuza kugira umutima umenetse, nk'ihame ry'abantu bamwe bazakomera. Abashaka kugira umutima umenetse nk'ihamwe rimwe ry'abantu bazakomera, ushobora gusoma mu Migani 23 umurongo wa 26. Imigani 23 ngo mwana wanjye nk'umutima wawe kandi inzira zanjye zikunezeze. Amen. Imana ikintu twifuzaho ni umutima. Iyo umutima wawe wanejeje Imana urakomera, ukomera ku bantu, ukomera ku Mana, ukomera ku cyo ufite, urakomera. Kandi nimvuga gukomera ni freedom of uri debt free ubuzima bwawe, nta mwenda w'ikintu uba ufite iyo wagize umutima umenetse ku Mana, kuko urubanza rwawe ruburanwa n'Imana. Icya gatatu, icya kane, amen. Turasoma muri Yohana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ibice 10:17, ibice 10 umurongo wa 17. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ibice 10 umurongo waho wa 17.
ndahakunda cyane, harandyohera cyane. Aravuga ngo igituma data nkunda ni ugutanga ubugingo bwanjye ngo mbusubirane. Amen. Umuntu wese uzakomera atanga icyo akunda. Haleluya. Atanga icyo akunda. Ntabwo ari byiza guhereza abantu ibintu bitakurimo, nta nubwo ari byiza kuvuga ibitakurimo. Bene data reka mbabwire, iki gihugu kimwe mu bituma gitera imbere gituwe n'abagikunda, kiyoborwa n'abagikunda. Kuva ku muyobozi wacu mukuru, perezida mukuru w'iki gihugu, perezida wa repubulika, umutima we kuri iki gihugu, uburyo akunda igihugu anabyerekana mu bwitange bwacyo. Uburyo ingabo z'iki gihugu zikunda igihugu babitwerekera mu gutanga ubuzima bwabo. Mu bintu bitatu bizatuma ukomera, uzige gutanga icyo ukunda. No mu Mana, abantu baha Imana igihe cyabo, abantu baha Imana ubuzima bwabo, nibo babaye abagabo bakomeye n'abagore bakomeye muri iyi sivi y'umurimo w'Imana. Niyo mpamvu uyu munsi wa none n'ubwami bw'Imana rimwe na rimwe butukwa, kuko rimwe na rimwe abantu bavuga ibyo badakunda, bakora ibyo badakunda, bavuga ibyo badakunda. Yesu aravuga ngo igituma data nkunda, ntanga ubuzima bwanjye, ntanga ubugingo bwanjye bw'abantu. Icyatumye Abrahamu ahinduka umugabo ukomeye ku Mana, ijambo ry'Imana riratubwira ngo Uwiteka amusaba umwana we. Ni ibintu bitoroshye kugira ngo utange umwana umwe ufite, unatanga umwana umwe mu zabukuru. Ngari ku mutima we kuko wakundaga Imana, yumvishije atari ikintu kidasanzwe gufata umwana we akamuhereza Imana kubw'urukundo yakundaga Imana. Abantu uzaha ibyo ukunda bazagukunda. Imana nuyiha umutima wawe izagukunda. Imana nuyiha igihe cyawe izagukunda. Imana nuyiha ubuzima bwawe izakurinze. Mu bintu bimwe bigira abantu b'igiciro, niyo haba ari mu business, iyo utanga service ku bantu ubakunze, bakunda iwawe. Niyo haba mu kazi ka leta nanga ka rusange, icyo utanga ku bantu mu gitondo ni wowe bashaka. Uzasanga abantu bagukunda ntacyo ufite, ariko kuko wabihaye. Aravuga ngo igituma data nkunda. Hari igituma dukundwa, hari igituma wakundwa, hari igituma wakomera, hari igituma wakomezwa, hari igituma warama, hari igituma wakira, hari igituma watera imbere, hari igituma watunga, hari igituma watabarwa. Uzige gutanga ibyo ukunda. Aya magambo arakomeye. Ni ibiki bishobora gutuma ugira izina rikomeye? Niki gishobora gutuma nivuga izina rikomeye? Amazina akomeye ni menshi, ariko nshaka ngo niki cyatuma data kwemera, niki cyatuma ubu Uwigiciro. Yesu aravuga ngo igituma data ankunda, igituma nkomeye, igituma Imana indengera mu makuba no mu byago, igituma nsigara ndi umuntu w'igiciro mu bintu byose bigerageza. Yarageragejwe, yarakubiswe ku musaraba, yaratuwe mu macumu, yiswe amazina atandukanye, ariko arakomeza Uwigiciro kuko yatangiye igiciro. Haleluya. Itorero riramutse rikunze n'abaririmu byagaragaza igiciro cye. Abavuga Kristo baramutse bamukunda uko bamuvuga, byagaragaza igiciro cyinshi. Nibyo wubatse ku giti cyawe uramutse ubyubatse ubikunda, byakubyarira inyungu nyinshi. Na business yawe ukora uramutse ukora uyikunda atari ukuyigana abandi, byagira igiciro cyinshi. Niyo mpamvu n'igihugu cyacu gisaba ko tugikunda cyane kugira ngo tukibyaze umusaruro mwiza kandi mwinshi. Nibwira ko n'uyu munsi wa none agaciro kose gifite gituwe n'abagikunda. Ndagusabye ngo wige kujya utanga icyo ukunda, wige kujya utanga icyo ukunda. Nuba ukunda umuntu muri icyo ukunda, niba ukunda Imana yiha icyo ukunda, niba ukunda akazi kawe ugaha icyo ukunda. Time ibitotsi byawe bishobora kuba ari ibyo ukunda, ariko iyo waraye mu kazi wicara utanga service ku bandi, Imana yagira gukunda kandi nawe ubwawe bigira igiciro cyinshi ku buzima bwawe, bikarema n'agaciro. Iyo wigisha abantu bakunda,
bakura bagukunda kandi bagakunda n'ibyo wigisha. Urashaka kugira izina ryiza ariko utanga iki? Urashaka gukomera ariko utanga iki? Ibyo ukunda iyo ari byo utanga bibyara ikiguzi n'igiciro cyinshi ku buzima bwawe. Muri buzima bwose urimo hari icyo ukunda, uzige kugiha abandi kizagukomeza. Ukunda gusenga, nibyo bitwara imbaraga zawe, nubiha abandi bikabagirira umumaro, bazagukunda. Ndagira ngo ntandukanye nawe nkubwira ngo ibyo bintu bitatu bizirikana: Imana ya Isiraheli, Imana ya Abrahamu, Imana ya Ishaka izaguha umugisha. Aho uri rero turagukunda, tukwifurije ibihe byiza, tukwifurije kugubwa neza, tukwifurije kugira izina ryiza, tukwifurije kubaho mu bakomeye, tukwifurije gusoza neza. Amahitamo yawe ntabwo ari ayo gufata ikintu cyose tubonye. Uyu ugomba kugira intumbero, ugomba kugira umutima umenetse, kandi ugomba kwiga gutanga gukunda. Ndagira ngo ntandukane nawe kubwira ngo Yesu aragukunda uko bimeze kose. Nuhagarara muri ibyo bintu, amateka y'ubuzima bwawe azahinduka mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ubuzima bwawe buzagira intumbero, ubuzima bwawe buzagira icyerekezo. Ntiwisuzugura aho uva, ntihari icyo ushobora gukora cyiza. Ntiwisuzugura aho unyuramo, icyo urajya usohokamo. Komeza gukunda Imana, utayikunda gusa ko yabikoze, ujye uyihereza icyo ukunda. Niba ari igihe cyawe uyigihereze, niba ari indirimbo ukunda uziririmbe, niba ari ugusura abantu ubishoboye ubikore, niba ari ivugabutumwa ubikore ubikunda. Ibyo bintu byose nibyo bizatuma izina ryawe ryubaka, agaciro kawe gahagarara, kandi Imana ya Abrahamu izakomeza kukugirira neza. Bagira ngo ntandukane nawe kubwira ko tugukunda, tugiye kugusengera, kandi ibyo bintu tuvuze nugira umutima umenetse, kumana n'umwana wanjye nk'umutima wawe, kandi inzira zanjye zikunezeze. Nunezezwa n'inzira z'Imana, ugaha Imana umutima wawe, ibyiringiro byawe ukabishyira mu Mana, ntabwo uzasigara uko wari umeze. Iyo Imana yacu iraza, kandi iyo yahageze nticeceka. Icyo uzakubwira ko itazaceceka, izagushyiraho ubuntu bwayo, izagushyiraho igikundiro cyayo. Uzajya ubona ibintu byemera utabizi, ubona amarembo akinguka utabizi, ubona inzira zemera utabizi, ubona Imana iguhaye umugisha, ubona abantu bagukunda utabizi. Ujye wibaza ngo ibi nabi bibye byari, nabi bibye byari, ibyo ngibyo umusaruro. Wafashe icyemezo cyo kudatakaza icyerekezo, wafashe icyemezo cyo kugira umutima Imana yishimira, wafashe n'icyemezo cyo kujya utanga ibyo ukunda. Imana ya Isiraheli komera umugisha, kugira ngo ntandukane nawe nkubwira ngo Yesu aragukunda. Shalom, wari kumwe na Abatoni.